nyuma y'ubukwe bwa Irene Murindahabi ndetse n'umugore we Liliane bamaze kuba barushinga, hari ibindi byamamare biteganya ubukwe rwose vuba ahangaha, ndetse ibyo byamamare ni bimwe mu byitabiriye ubu bukwe bwa Irene bwitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye, ibyabaye ibyamamare, ibyenda kuba ibyamamare, mbese ingeri zose ndetse n'abazaba ibyamamare bari bahari. Aba bose rero bari bitabiriye, bamwe bari baje kumera nk'aho baje kumuguza, harimo aba ba Chris Easy n'abandi bagiye batandukanye ngiye kuba nakubwira babashije kuba bagera mw'ubu bukwe, gusa nabo bari guteganya ubwabo. Njye wumva nitwa The Brown, iri The Brown 250. Niba waramaze gukora subscribe birumvikana uri umuntu w'agaciro cyane, niweho wacu kabisa. Ubwo rero ndagira ngo niba utarakora subscribe akaba aribwo bwa mbere wahagera hano, nagusaba kuba wita ukora subscribe, ubundi ugakanda ku nzogera kugira ngo tujye tubana everyday mu buzima bwa buri munsi, tubahereza amakuru agiye atandukanye yerekeranye na showbiz. Twagiye rero n'inkuru yacu mu byamamare tugiye kuba twakubwira, harimo icyamamare rwose kizwi mu muziki nyarwanda, aho abarizwa muri label bita Kinkas Music, akaba ari label yatangiriyemo umuziki na n'uyu munsi akaba akirimo. Ngo nta wundi bamwita Bwiza rero afite ubukwe vuba ahangaha, ati ari gukundana nande. Ni inkuru imaze iminsi ica ibintu hano ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi barayibonye ko Bwiza ari mu rukundo na manager wiwe, bamaze iminsi rwose bagaragaza amafoto ndetse bashize hanze itariki y'ubukwe, dore ko hari ubukwe buzafata igihe kitari gitoya, ariko kitari gito cyane, dore ni ubukwe buzaba mu kwa mbere. Ni ubukwe rwose nabwo bwitezwe n'abatari bakeya, gusa abantu benshi baravuga ko ubukwe bwashyizwe kure kandi bushobora kuba bwakwegezwa imbere bitewe n'umubano mwiza bari kubonana aba bantu n'ukuntu basigaye babanye. Mu bindi byamamare rero ngiye kuba nakubwira, ni icyamamare cyiza cyane, ni ibyamamare bibiri mu muziki nyarwanda. Hari uwo bita Ivan Music. Uyu mugabo ni umugabo, reka tureke kumwita umugabo, ni umusore w'umuhanga cyane, abantu benshi baramuzi. Ivan Music yaramamaye rwose hano mu Rwanda, abantu benshi baramuzi, nta muntu utamuzi. Agiye gukorana ubukwe ubwo Irene yari ari mu bukwe yambikana impeta ashyingiranwa n'umugore we bise Liliane. Uyu nguyu we Ivan Music n'umukunzi we nawe w'icyamamare cyane hano mu muziki nyarwanda dukunda kandi twemera, wavuzweho byinshi cyane, bamwita Marina. Ubu rero abangaba nabo bagiye kuba bashinga urwabo rugo, dore ko nk'uko nari maze kubiguciramo amayange, uwo bita Irene ubwo yari ari gusezerana n'umugore we Liliane, abangaba bo bari bari gutera ivi. Ni ukuvuga ngo uwateye ivi ni uwitwa Ivan Music, ubwo Irene yari ari mu bukwe, we yari ari gutera ivi aterera uwitwa Marina, bamwita Queen Marina Deborah, akaba ari we ugiye kuzaba umugore wa Ivan Music. Bose ni abahanzi, kandi abahanzi dusanzwe tuzi ko bafite icyo nakwita influence mu muziki nyarwanda, bararenze, n'abantu bakunzwe cyane hano mu muziki nyarwanda. Birumvikana ko rero iby'iyi minsi ni party after party, ni show after show, kubera ko ibi byamamare rwose bizaduheza show zigiye zitandukanye ku bijyanye n'ubukwe. Aba bantu haba Bwiza, haba na Marina ndetse na Ivan Music bagiye kuba babana, bose ni abahanzi kandi ubona ko bakomeye cyane b'ibyamamare. Rero urumva ko ubukwe butegerejwe ari bwinshi cyane. Twagiye rero, njye wumva nk'uko unyumva ari The Brown, menya n'aka kabisa. Ubwo ngubwo twagiye kuri Chris Easy, abantu benshi bahise batungurwa, nawe ni ibintu bigutunguye, gusa uramutse
ukurikirana imbuga nkoranyambaga cyane umaze kumenya iyi nkuru ko Chris Easy nawe ari mu bantu bategerejweho ubukwe. Ati se uwo mukobwa ni nde? Uwo mukobwa nta wundi bamwita Pulse. Uwo mukobwa rero ugiye kubana na Chris Easy ubwo yarari mu kiganiro na Igihe Culture. Chris Easy yahamagaye umukunzi we aramushimira byimazeyo, ndetse Chris Easy yaje gutangaza ko uyu nguyu ari we mugore we wo muri future, wo mu gihe kizaza kabisa, akaba ari we mugore yitegura kuba yazana as soon as possible, mu gihe kiri imbere kandi kidatinze. Uyu nguyu Chris Easy rero birumvikana ko nawe atangiye gusohoka mu bugaragu, atangiye gusanganira Irene, atangiye kuvuga ati bye bye ubugaragu, ahubwo ndaje nibere umugabo. Birumvikana ko abahanzi bacu rero hafi bose batangiye kuba bakwikora mu mitana, bakabwira abatanazi, bakatubwira icyo bashoboye, bakatubwira icyo dushaka kumva, dore ko twaturambiwe kubona ingaragu nyinshi z'ibyamamare ziri hano kw'iyi mihanda. Iyindi nkuru rero yabereye mu bukwe bwa Irene ni urukundo rwavukiyemo, sinzi niba ari urukundo cyangwa ari iki, gusa byavuzwe ndetse ba nyirabyo baza no kuba babipostinga. Uwitwa Sankara Da Premier n'uwitwa Jojo, umukinnyi wa filime abita Jojo Jokes, kuri Jojo wa Jokes niko yitwa kuri Instagram, ubundi mu busanzwe muri filime agenda akina bamwita Jojo. Rero Jojo byatunguranye aho yajyanye mu bukwe bwa Irene n'umugabo bita Sankara Da Premier, dore ko bagiye bavuga ati ngo Jojo na Da Premier bitabiriye ubukwe as a family, nk'umuryango kabisa. Birumvikana ko uwitwa Jojo na Sankara Da Premier vuba aha nabo bashobora kuba badutungura rwose, bagatungurana, bagakora ibintu bitabaho, bagakora ibintu tutari twiteze, bagahita badutamo, dore ko iyi video bafashe bagiye mu bukwe ndetse bamaze kugerayo. Uwitwa Jojo yamaze kuba yayikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga ziwe, agaragaza ko burya harimo akantu kazingazinzemo ukuntu kabisa. Ego abantu benshi murabona ifoto ya Rocky ahangaha. Impamvu nayizanye nta yindi, ifoto ya Rocky abantu bari kwibaza ese Rocky nawe yaba agiye gukora ubukwe? Oya, Rocky tuje kumwiyama rwose, tuje no kumusaba. Rocky narekera gutaha ubukwe bw'abandi bantu, ahubwo nawe aduhereze igikwe. Abandi bahanzi bose tuzi ibyamamare bitegura ubukwe, Rocky we aracyaryumyeho rwose, kandi ni umwe mu bakire dufite kandi b'abasore bashoboye gushaka amafaranga. So rero Rocky twamubwira ngo nawe gira uduhereze igikwe, turagitegereje, kugira ngo nawe uri umwe mu bantu bategereje ubukwe bwa Rocky Kimomo nawe witabiriye ubukwe bwa MI Irene. Ubwo rero njye nagiye, nitwa The Brown 215 Menyanaka, tuzongere dusubire nawe utaha.